Reka tubasuhuze tubifurize kugubwa neza, tubifurize ibihe byiza aho muri hose. Iyi ni ISIMBI Cinema Center, ngira ngo dutangiranye ibice bigize amashusho cyangwa se igice kigize umuntu wese mu gufata amashusho. Iyi tubona ni full shot. Full shot ni igice umuntu wari wese uri gufilima afilima umuntu wese atitaye ku biri muri iki gice cyangwa iki. Ariko ikigenzi kuko aba ari umuntu uramufilima ugahakikisha ko ari muri frame yawe yuzuyemo neza, ugafatira ku mutwe kugeza ndetse hasi no ku birenge akaba agaragaramo neza, yaba agenda cyangwa se aza ajya iburyo cyangwa se ajya ibumoso, ugahakisha ko arimo neza ku buryo nta gihande na kimwe, yaba igice cyo hejuru cyangwa se icyo ku ruhande cyangwa se hasi ushobora kuba waciye. Iki gice rero nicyo twita full shot, ukuvuga ngo urabona ko nyine ni igice kigaragaza umuntu wese uko yakabaye. Igice cya kabiri rero ni iki ngiki nacyo dutangiye. Igice cya kabiri ngira ngo murakibona, ni igice dutangira dufata umuntu, ngira ngo duhera munsi y'akananwa cyangwa se aho ijosi rihera, niba cyangwa se tutavuga aho ijosi rihera, mu aho ibitugu bisa naho bihereye ariko ku gice gitereyeho ijosi. Iki gice rero nicyo twibandaho akenshi nacyo, kuko iki gice dufilima umuntu nacyo gitanga message aricyo twita full close. Iyi full close idufasha kugira ngo igihe ufilimye umuntu ku gice cyo hejuru nyine twise full close, uhakikishe ko iyi shusho igaragara neza, kuko nk'uko tuzagenda tubibona hari ubutumwa bwinshi ibice bigize ifatwa ry'amashusho bigenda bigira ubusobanuro bwabyo, ndetse bikaba byanafasha kuri abantu bakunda kureba film cyangwa se sinema, ku buryo ashobora kubona message ishingiye kuri iki gice. Ntabwo ari kugifata gusa full close up, full close ntabwo ari kuyifata gusa, ibifite ubutumwa itanga. Ikindi gice dutangiye ngira ngo murakibona nacyo ni gice twakwita nk'igice cya gatatu, no kuvuga ngo twashibaye nk'abahera hasi duhera no hejuru, none tugeze aho duhera nko mu hejuru y'amavi. Iki gice tukita medium shot. Medium shot urabona ko ni igice gifatiye hejuru y'amavi. Noneho tukafata n'ikindi twita medium close shot. Urabona ni igice tusa n'abagarukiye hejuru y'urukenyerero, hejuru y'urukenye cyangwa se hejuru y'umukandara. Tugafata ikindi gice dusa n'abafatiye munsi y'ukwaha cyangwa se hejuru y'inkokora ho gatoya, ariyo close. Iyi close ngira ngo murabona ahantu igarukiye. Tugafata ikindi gice sasa, ikindi gice tugarukira neza haringaniye n'urutugu, cyo twita wide close up. Iyi wide close up ngira ngo murayibona iringaniye n'urutugu neza neza neza. None tugafata ikindi gice kiringaniye hejuru guhera ku kananwa kugarukira ku mutwe hejuru gusa, extreme close up. Iki ni igice, ibi bice byose ko mubibona hano ni ibice by'ingenzi kandi ni ibice byibandwaho mu gufata amashusho. Ni ukuvuga ngo ibi bice wenda tuzagenda tubona uko n'ibindi bizagenda biza. Iki ni igice cya mbere, uko buri gice akamaro kacyo mu kugenda ugifataho amashusho, ndetse tuzagenda tugira n'ibindi bice dusobanura bihuje n'ibingi bitewe n'abantu bari gufilima, kugira ngo dushobore kubona izo message. Ngira ngo tena murabibona no kuri iki gice, wenda duhereye hano, iyi murabona ko ari medium full shot. Medium full shot turabona ni munsi yanije. Ni ukuvuga ngo ibi bice byose uko twagiye tubigaragaza ni ibice by'ingenzi mu gufata amashusho, bitewe n'uko script y'umuntu iba igenda yanditse cyangwa se igenda itanga amakuru, ndetse bigaterwa ndetse n'umufilmeka uba uri gufata aya mashusho. Turabashimiye. Iki ni igice cya mbere, ubutaha tuzaganira ku buryo burambuye n'ibindi. Tubasaba kuba subscribe kugira ngo tujye tumara gutegura ibi bice bigiye bibageraho. Ciao ciao, murakoze cyane.